ubuse kaka kari budukubire urabona ari byo koko vi nasubuka kuri ubona twaryiye shira kwingewe ubuzima njye sinabubamo ubu pe n'inzara ko twashonje ubu nta n'icyo kurya dufite ubu turabigenza ubu ngubu tugiye kugenda twiba imyembe maze tugende tubeshye kaka ko hari imyembe abantu baduhaye nta kintu aradutwara no ku ishuri tugende tubabeshye ngo kaka yatubwiye ngo tujya kuvoma tukererwa kujya kwiga urabona mama yaradutaye sinzi n'icyo yapfuye na kaka none ubu ndashaka no guhura na mama kandi ubu ndi kumwe na mama iyi nzara nayo naba ndi gufite naba mfite ariko ubu ngubu mama ari i Kigali yabaye umukire ngambwira ukuntu twabigenza kugira ngo tubone icyo kurya nese ubu koko no ku ishuri tubyihore no kujya ku ishuri tubyihore uri kumva n'ubundi ejo nubwo tuzajyayo urabyumva ute ubwo tuzajya tugenda tugarukire mu nzira noneho tujye kwiba imyembe turye ubwo tuzabona ubuzima ahubwo uzi ko ari byo twagenda n'aka kanya ahubwo bana twagenda urabona bya bindi nakubwiraga kare ibiki sinakubwira kare ngo tujya kwiba imyembe ukavuga ngo kereka wowe nimba wahaze njyewe ariko nifitiye inzara ubu se ubundi yewe wakubwira ukuntu ameze kundusha shawe ibyo ngibyo wibwira ntabwo bizisha inzara wowe ubu se tuzabeshwaho n'iki tuzabeshwaho iki shawe ahubwo wowe reka tujye kwiga dore amasaha yo kujya ku ishuri yageze tujye kwiga n'ubundi turarya ku ishuri byumva ute ariko vi ahubwo urabona njya hano no ku ishuri njya kurivamo ubu babana hariya hepfo ko batiga nese ubu reba ba Kimana reba abandi birite amakaroni umuceri ubugari n'isombe ku buryo ubwo se babayeho ubwo se ko babaho n'ishuri ngiye kurivamo nese ubundi bwo reba bose ntabwo babayeho tugiye kubikora natwe tugende tujye twicara mu nzira nitubona batashye natwe dutahe tuzaza tugenda twiyicarira mu nzira abanyeshuri dutahane nabo twebwe ntitutize ariko kaka natubumbura niwe wihangane kuko tugiye mu bintu bitari byo tugenda rero
hari ubundi yatwicaga ubundi imyembe wayikura maze ngiye mu jisho we. Amasaha yageze kumva tugiye tugende dukuremo imyenda kaka ntago ari butuvumbu. Waje kunyicara iruhande utavuga wabaye njyewe navuye ku ishuri ndaza none nsanze ntabitwe birarusubwa urumva. none se bana banjye ko mugomba kwihangana ba bandi batuzanira inkunga wenda ko bagira icyo bazana nimwihangane barazana ariko mwiza mwandakariye nanjye ntago nagize icyo shyira ku sibyo. Nese ka ubu mama ko yadusize ubu urabona mama dukunda. Ihangane mama arabakunda yabansigiye anyizeye mujye mwihangana ubuzima bw'iki gihe niko bumeze kandi arabakunda atagiye ntacyo mwabona sibyo. Yewe Queen we ngwino hano mbabwire nibyo nabwiraga uyu mwana mutoya ngo yihangane Imana izahabakura. Reka mbasomera ijambo ry'Imana muba mureba ko ngomba gusenga ntago ngomba kujya mu bindi. Iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo ntago muhita mugira umutima mubi mwige mukore bishoboka Imana izabiruka. Twumve iri jambo ry'Imana. Ituro ry'umupfakazi n'umukene. Nuko Yesu yubura amaso abona abakungu bashyiraga imfashanyo zabo mu bibiko by'amaturo. Abona n'umupfakazi w'umukene ashyiramo ubuceri bubiri. Nuko aravuga ati ndababwira ukuri uriya mupfakazi w'umukene arushije abandi gutura kuko bariya bose bashyizemo amaturo avuye mu by'ikirenga naho we agashyiramo ibyari bimutunze byose mu bukene bwe. Ubwo murumva yuko Imana idukunda sibyo. Mwihangane Imana izabafasha kandi tuzabaho kandi bazadufasha sibyo. None se ka nanjye nabyumvishije umupfakazi bari kuvuga muri Bibiliya ninde? Umupfakazi rero mwana wanjye ni umuntu wapfushije umugabo akaba ari we witunze. Umugabo we yarapfuye atagira epfo na ruguru umufasha, atagira umugabo umufasha, niwe bita umupfakazi w'umukene bavuga hano muri Bibiliya. Nase ubundi ka abo bakungu bari kuvuga muri Bibiliya ni bande? Abakungu rero
barimo kuvuga muri Bibiliya ni abantu bakize bafite ibintu bagenda bagakura amafaranga ibintu wenda mu bigega se bafitemo ibindi, ariko umukene uwumva muri Bibiliya ahangaha umupfakazi w'umukene ni umuntu utagira epfo na ruguru, ariko yaba abonye nk'akantu agaceri cyangwa se agaceri k'amafaranga se agafaranga bakamuhaye, akavuga akibuka Imana ko ariyo imutunga, nuko ikamuha agafaranga akajya kugatura Imana. Nese ubundi ka abandi ko barya amafiriti n'inyama tuzajya wajya kubona ukabona haje abantu nyine baza badufasha babagira neza, nabo bakaza nyine ayo maturo hari ubwo baza bakayafashisha abakene. Urumva, mujye mwishima ntimukihebe bariya barya amafiriti n'inyama, hari ubwo amateka yacu natwe azaduhindurira tukaba abakire kimwe nabo. Bana banjye mwihangane, muzi yuko ejo bundi nagiye ku kagari no ku murenge nyine njya kwaka inuzi imfashanyo, barambwira ngo irangamuntu ntayo mfite, ngo nihangane maze iminsi nirukanka, ari ku murenge ari ku kagari hari ubwo wenda Imana izadusubiza tukabona igisubizo cyabyo, natwe tukabona amafaranga tukajya duhaha, sibyo? Mugeni mukihebe dutegereze, hari ubwo Imana izatwibuka. Ejo nibishoboka nzahamagara mama wanyu ndebe yuko hari icyo yatwoherereza tukabona icyo gufuha. Reka ka turagukunda nuko inzara iba yatwishe. Ariko ka ese ubundi mama turasa? Murasa cyane, ahubwo rwose umubonye wasanga ari ifoto yawe. Zamubwira nanjye nzanire igikinisho. Igikinisho nzamubwira rwose azabikora. Azanzanire nanjye igipupe cy'igikinisho.